Benshi mu bacukumbuzi b'amateka y'u Rwanda cyane cyane ku bijyanye n'imyemerere bakunda gutwerera abanyarwanda ko biyambazaga Ryangombe, bakaba banemeza ko ariyo mana basengaga. Nyamara byahebye kajyahe. Ryangombe ni umuntu wabayeho mu muryango nyarwanda, yubaka ubuhangange butuma atazima mu mateka y'u Rwanda, ariko ntabwo yafatwaga n'Imana cyangwa se ngo bamusenge, ahubwo baramuterekeraga nk'umuhango wakorwaga mu Rwanda rwo hambere wo kwibuka no kuzirikana intwari zabayeho zitakiriho. Uwo tugiye kugarukaho amateka ye ni Ryangombe rya Babinga mwene Nyundo, wamamaye cyane mu bice by'amajyaruguru y'u Rwanda. Abenshi ntibasobanukiwe Ryangombe uwo yari we, bitewe n'imyigishirize ifutamye bamuhawe. Benshi bazi ko Ryangombe atari umuntu nk'abandi, ari igishitani. Ryangombe ni umuntu wabayeho mu Rwanda nk'abandi bose twaba tuzi. Igisekuru cya Ryangombe ni iki? Se yitwaga Babinga, umwana wa Nyundo, nyina akitwa Nyiraryangombe, umugore we akitwa Nyirakajumba. Akomoka mu bwoko bw'Abanyuro mu muryango witwa Abakonjo, bakunze gukoresha ururimi rwitwa Igikonjo. Gakondo ye iba mu burengerazuba bwa Uganda mu karere ka Kitara cya Muriro, ni ukuvuga mu nkengero z'ikiyaga cya Albert. Kuri ubu ni mu turere twa Masindi, Hoima, Kibale na Bulisi mu ntara y'uburengerazuba bw'amajyaruguru y'igihugu cya Uganda. Ryangombe yavutse ari ikinege. Abahungu bamukomokaho ni Binego, Ruhanga, Nyabirungu, Mashira na Kagoro. Bene se waba bazwi ni Nyabirungu wari umuhigi na Mutamucuni ariwe bakundaga kubuguza. Igisingizo cya Ryangombe ni Ryangombe bibero birinda ibiramba, Nyamunyaga iziburiwe izitaburiwe akazinyaga inkingi y'imyugariro yitwa Nkingi y'inka, mu nkingi y'abagabo yitwa Nkungi y'abagabo. Ryangombe yari umupfumu w'ikirangirire mu gihugu cye cya Uganda. Yinjiye mu Rwanda yazanye n'abagaragu be bitwaga Abacwezi, nk'izina ry'umwihariko ry'ubuhangange bw'Abanyuro bagengaga ibihugu byari bigize agace Ryangombe yavukiyemo, ari byo Bunyoro, Toro, Bukiri, Bukede, Busoga, Buganda na Nkore. Icyo gihe aza mu Rwanda yaje hamwe n'abantu 15. Abantu 15 bazanye nawe uko ari 15 harimo abana be, inshuti ze n'abagaragu be bari bagize umuryango munini, ariwo waje kwitwa Imandwa Nkuru. Muri ayo mazina yabo bazanye twavuga Kagoro, Nyabirungu na Ruhanga. Imandwa yitwaga Ntare niyo yazunguye Ryangombe amaze gupfa. Yari umuntu w'intwari cyane, akaba n'umuhigi w'umukogoto kuko yari azi gukoresha umwambi cyane. Yifashishaga imbwa ze nazo zitari nkeya. Zirimo Bakosha badahannye, Nyakayonga, Babikana, Umuranzu Ruguma, Babika mu Rwinanuriro, Ikinyabutongo Gitoto, Kimarisimbo, Nyiranamuzi na za Mumpora. Bakosha cyane bakazarushya Irimura, Uruyongoyongo rwa Miramba, Buhuru bunuka Uruhumbu na Maguru ya Sarwaya yasize imvura n'umuyaga, Bisimbo biromborana, Mwanganwa bo kwa Bikwirashyamba n'izindi. Ryangombe ni imandwa imwe mu zizwi cyane mu Rwanda rwo hambere. Nyuma ya Ryangombe abandi bagakurikiraho harimo Binego, Mugasa, Kagoro, Ruhanga, Nkonjo, Mashira, Umukazana na Nyabirungu. Izindi zongeweho ni Umurengetwe, Umunyoro, Ruhende n'Intare. Ryangombe niwe watangije umuhango wo kubandwa mu Rwanda. Kugira ngo Ryangombe aze mu Rwanda yahuye na Ruganzu Ndori mu gace ka Bukamba. Ubwo Ruganzu Ndori yarimo amushakisha nk'umupfumu w'ikirangirire wamuterera inzuzi akamuha insinzi y'uko azatsinda Nzira ya Muramira, umwami w'Ubugara wari waragize uruhare mu rupfu rwa Sendahiro Cyamatare. Icyo gihe Ryangombe yamuraguriye insinzi y'Abagara, amubwira ko ingabo z'Abagara azazitsinda ku bijyo kuko ari abanyenda cyane. Amurangira nuko azabigenza ngo yivugane Nzira ya Muramira aho azamuta ku munigo, kandi ko azagenda yambaye uruhu rw'intama akiyita Cyambaranama. Amwihanangiriza kutazagira akandi kazi k'Abagara gasaba kwa Nzira ya Muramira atari ako kwasa inkwi, guteka no guhereza umwami. Nuko Ruganzu Ndori ashyira Nzira ajya i Bugara bw'Abacyaba kugenza Nzira ya Muramira
kugira ngo azabone uko amuhenenura. Ruganzu Ndori yaragiye ashyira mu bikorwa indagu za Ryangombe, nuko nazo ziramuhira kugeza ubwo yivuganye inzira ya Muramira amutaye ku munigo. Ingoma y'Ubugara izima ityo. Kuva ubwo Ruganzu Ndori aba inshuti y'akadasohoka ya Ryangombe rya Babinga mwene Nyundo kubw'indagu ze zamwereye. Nuko nyuma y'ibyo Ruganzu Ndori yagiye gushimira Ryangombe kubw'insinzi yamuhanuriye ku bacyaba bagenganye ingoma y'Ubugara. Baranezeranwa, hakurikizaho no kuba inshuti magara. Muri ibyo bihe ni nabwo yagishije inama Ryangombe y'icyo yakora kugira ngo agarure ubumana n'ubumuntu mu Banyarwanda, hato hatazongera kwaduka amahano nk'ariya yatumye ibikomangoma byo kwa Gahima birwanira ingoma hagapfa benshi, barimo n'umwami Nyiringoma Ndahiro Cyamatare. Nuko Ryangombe amwemerera ko agiye gutekereza uburyo yarema igikorwa cyahuriza hamwe Abanyarwanda bagasubira ku isoko, ntibakomeze guhohomera ibizi by'ibiroho. Mu gufata umwanzuro w'icyifuzo cya Ruganzu Ndori niko guhanga umuhango ugamije kugaruramo ubumana n'ubumuntu mu Banyarwanda. Agena inshingano n'imiterere yawo, ashyiraho na za kirazira ziwugenga zikanawurinda, awita kubandwa Imana, umuhango ugamije kubikamo urukundo rutagajuka. Nuko Ryangombe afata inzira igana i Rwanda n'umuryango we, baza gufasha Ruganzu Ndori ishyirwa mu bikorwa ry'umuhango wo kubandwa Imana nk'ugamije kugarura ubumana n'ubumuntu mu Banyarwanda. Nk'inzobere mu mibanire y'abantu n'Imana, Ryangombe yaremye imigenzo igaragiye umuhango wo kubandwa Imana kugira ngo uzoroshye ishyirwa mu bikorwa ryawo. Agena amahame awugenga, nuko utangira utyo mu Rwanda. Kubandwa Imana byaremwe na Ryangombe ntabwo ari umuhango nkezamana wahanganywe u Rwanda nk'uko benshi babyigishijwe nabo bakabitwara uko bigoramye. Kubandwa Imana ni umuhango mbonezamubano wazanywe umeze nka komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge yo kunga Abanyarwanda no kongera kubimakazamo ubumwe n'urukundo. Nyuma yaho bene Yuhi Gahima barwaniye ingoma bagacikira irubi rw'inyundo, umwami Ndahiro Cyamatare akahagwa, u Rwanda rukamara imyaka 11 rutagira umwami. Nguko uko umuhango wo kubandwa waje mu Rwanda. Ayo niyo mashira kinyoma ya Ryangombe rya Babinga mwene Nyundo wahanze umuhango wo kubandwa Imana, watangiye kubahirizwa mu Rwanda ku ngoma y'umwami Mutara Nsoro Samugeshi ahasaga mu mwaka w'1543. Niyo twagarutse muri kino kiganiro. Niba utarakora subscribe n'ugenda utayikoze, kandi like, usige comment, ukore na share nyinshi, tujye tubana buri munsi mu bindi biganiro. Njye nitwa Charles Gahigana. Hasta la vista.